Mwiriwe neza kuri TV Mbonye Talent. Uyu munsi wa none twabagaruriye abana bafite impano zidasanzwe. Umwe afite impano idasanzwe n'undi afite impano idasanzwe. Umwe bamwita Butu, umwe bamwita T-Boy. Well, welcome. Ni the first number 1 in the Kigali in the Rwanda. Uyu musore muramumenyereye bamwita Butu. Uyu tumusanze Miami ku Kivu. Tumusanze ahagana Miami ku mazi. Butu, you are welcome. Welcome. Nahageze kabisa. Ndabona noneho umuje n'umujeni ajya wakwita T-Boy wa T-Boy so T-Boy yewe gukoresha T-Boy ibikanzu by'aga bisa mu mwemera Imana neza Imana mureme mu buryo bukwiye bazo kuri kuvuga gake hano turi ku mazi urabona ko turi ku mazi nyine wongera ijwi mwemera Yesu mumenya n'umwemera uramuzi ni umuzungu n'umwirabura ntawamenya gute kandi umuzi ni umuzungu n'umwirabura ndashaka kumenya ntawamenya uko yari asa wasoma mu byanditswe ariko uramuzi ndamuzi utamuzi isura abantu njyana maze kwibona nawe ubaye nka baba kura Yesu ni umubyumva Yesu ni umuzungu natwe dukeneye Lionel Dixie yasohoye iriya filime muri 75 ntabwo yarivugiye ntabwo ndi Yesu ni ukugira ngo nkine nkorera amafaranga kuki nta Yesu mwirabura twabanye sukina anandikwa muri Bibiliya abantu bamyizere bagira amarangamutima nuko nyine abanyafurika mujye muvuga mureba kamera nuko abanyafurika baduhumishije amaso wasanga satani bamushize mu ishusho y'irabura Imana yishije mu kanza mwira abantu badukurikiranye mwese Yesu ni umuzungu Yesu nawe uzi isura ye abukoroni buracyakuri muhore maze gukunda nawe uzi isura ye nibyo abakoroni b'abazungu batuzaniye imyizerere y'iwacu batwangisha iwacu he muri Afurika bafata ishusho y'umwirabura. Aba ni abanyempano guys bafite impano zitandukanye. Umwe afite impano T-Boy ufite impano igamije iki cyangwa ufite impano yo kugira ngo abantu bamenye ubwenge bamenye utuntu n'utundi bamenye ubusesenguzi dukora kugira ngo isi itera imbere mu myumvire imyumvire ihinduke n'ubwenge bwiyongere. Butu wari umuzi? Butu namubonaga namwumvaga gutyo kuri talent namubonaga ariko twamubonye n'umuvandimwe ndamwishimiye cyane. Okay, nibwo bwa mbere wamubona? Ni bwa mbere mubonye wabyakiriye ute cyane kubona n'umuntu w'umusitari? It's a surprise nabyakiriye neza. Ni wowe gutegera iki se iva mu Rwanda iza hano Miami? Byasho maybe niwe wabyakiriye ute kuba yakwishimiye? Nabyakiye neza Butuye uburano abaye umuvandimwe wanjye. Akanyombo njye naho mbabavandimwe n'abisilamu zabaza ntago mbabavandimwe n'abisilamu Imana tugira ngo tubumwe mana ndindi iki gisebo ntago njye ndi umuvandimwe n'umwisilamu together is one ngeze n'ibintu by'amashuri nta by'amashuri ahangaha together is one oya ibintu by'amashuri my friend ntago ndi umuvandimwe n'umwisilamu mubimenye my friend uyu mwisilamu yemera ko Yesu ari umuzungu kandi oya Yesu ntago uzi isura ye oya ni gute utazi kandi umuzi Yesu nawe uzi isura dukeneye Yesu umwirabura natwe uzadupfira tumwize gute abazungu baduhishe je nago nizera abazungu oya uzabaza je nizera filozofi ese Butu usenga mu baki wowe? Filozofi gusenga umuntu wese umuntu anasengera mu mutima umuntu anasengera gusenga ntabwo ibindi byose naritamo abo bateguye Yesu ni umuzungu dukurikira Yesu dukeneye Yesu umwirabura abazungu baraje badushyiramo ubukoroni uri kubyumva abazungu baraje badushyiramo ubukoroni ugomba kwemera uwo muzungu kubera ko nibo babizanye ugomba kwemera gute wemera umuzungu gutemera umuzungu kandi nose gute wewe wemera ko yari umwirabura wigeze umubonaho ahubwo se kuki wigeze umubonaho kanze mubaza wasanga nibyo batubwiraga abo bazungu ari ukubeshya ese wamugani Butu wowe wigeze umubonaho Yesu wasanga Yesu atarabaye impamvu namwizera niyo mpamvu nabonye kandi nabo nigeze ntabwo mwizera wasanga Yesu umuzungu namwizera nyine Yesu umwirabura
muzi neza umwirabura abazungu baraje badukuranira abanyafurika badushyiramo ibintu ngo Yesu ngo yari umuzungu wa ubwo rero uraje usa n'Imana nawe se usa n'Imana ntabwo asa n'Imana nta muntu usa n'Imana Imana ntabwo isa n'Imana na kimwe kuri iyi ariko Butuyu ni umunyakomedi T-Boy Butuyu ni umukomedi ntiwirirwe urakara asanzwe ari umukomedi hano ngaha yakuzanye Miami amubaze ngo yakuzanye Miami kugushinyagurira kukubwira ko hari umuhanzi waririmbye ngo itike ye idapfa ubusa ware kwiha rubanda nawe yarayise ubu turi ku mazi hari n'undi yakuzanye Miami uramenye wineza ruba uramenye wineza abantu wineza abantu Kamishura muzi Kamishura muzi mumenya maririki abari ahangaha Miami abari hano Miami ubu utari kumunyereka nibwo ugeze nibwo wageze ushaka kwinyemeza ko ari abantu uzi n'iki niba naragutanze kuhagera uhagera bwahe naragutanze kuhagera hari ngo sura mu Islam hari ngo bigira ku musigiti iyo hageze mu bigenzo ute aha ni Miami kabisa nyine iyo nguru bigeze ku musigiti sinshaka kubivugira ahangaha nibanga rero ni T-Boy abigize ibanga ni nkuko nawe aribwo bwa mbugeza urumva bishobora kuba atari ubwa mbere ubizi n'iki se niba ari inshuro 3 cyangwa 5 cyangwa 10 ari umwisilamu wanyambuye urangaho ntabwo wanyambuye hari umwisilamu wanyambuye ndangije n'ikingurube njya gushaka ikigana cy'ingurube gushyira ku gihugu ngiwe ku muryango ngiye ngo ati na mwese murangije ntabwo ngishe ezo batishyura kamwishyura umvana mu mahanga Ali ko musanze hano Miami wari wagiye gusara yewe uyu munsi ntabwo nari nagiyeyo bitewe n'impamvu z'akazi tugusanze hano Miami uri kumwe na Butuyu niho mwahuriye wabyakiriye ute nabyakiriye neza ese kuba wisanze Miami mwaje mu rwego rw'iki kuba muri hano twaje mu rwego nanjye naje mu rwego rwo gushaka amakuru y'ibyerekeye Miami kugira ngo tegure zageze nk'ubu buryo activite zikorwa uburyo abantu boga n'aka kayaga uburyo ari keza kubona aya mazi maremare y'inyanja yino nyanja ndabona Atlantique inyanja Atlantique ni ibintu biryoheye ndabona utayiheza ayo makuru ukabuje kuyashakira kuri Butuyu uguje kushakira nayo ngo habumura Butuyu si waba yamukuyemo Butuyu biba bigoye kuba wamubona amakuru arambuye arenze tubasanze hano murimo kunywa murimo gufata akantu ese twabatunguye cyangwa ni ikintu mwaba mwari mwiteze ko twari buze kuba kuganira namwe nk'umunyamakuru uhora yitegura niyo naba ntunguye naba nzi ko nshobora gusurwa mu buryo ubwo ari bwo bwose nkanyitegura ibisubizo natanga yego Butuyu se yagufashe neza urezi ntabwo ndagufasha neza kandi aravuze ngo akuze kandi yagutegeye urumva atari kubeshyara ari kubeshya ntabwo yategeye witegeye itike yanjye nitegeye oya n'ubu urandabujije ibyo kubeshya barabafite bose rero kandi nibayoboye ushaka byati gucaha urumva reba banze barakuje bose barukuru kubareba bara bose baranyura ababyati reba izo bodaboda wambaye uyu muntu ayobora yambaye yambaye costume none se T-Boy umuntu ashobora kuyobora yambaye costume cyangwa akayobora yambaye indi myenda idasanzwe kubona yambaye nk'imbobo ubuzima bwanjye buri mu kiganza ntabwo buri mu biganza buri mu kiganza ni imbobo kandi yagutegeye ntabwo yantegeye uyu murezi si yantegeye umusererezi urataha n'amaguru kandi urataha n'amaguru urarara ubuzima bwawe buri mu kiganza kimwe
ikiganza kimwe biri mu biganza byanjye amureze biri mu biganza hasi we aje aturuka ekwe ko afite umutwe wagira ni godoro ya simirikwiri ubuzima bwawe buri mu kiganza cyanjye kimwe ntabwo biri bibiri ubwawe noneho buri kuri urutoki rwanjye yewe mfite ubundi mfite abayoboke njye nabyacu umucaba gaca ariko wowe uri aho ngaho uramangamanga uri njye birenze abayoboke none se kuba umusanze Miami nabasangira ngendo yagutegeye itiki yanagucyurira koko uyu mujira ni wera niba yanegera ntabwo yagakwiye kubipandaho hano Miami habari imitimbwe y'ubwetimbwe n'abafana kujya mureba namubwiye tukuruta muginga namubwiye tukuruta muginga yongegera mu bibwa byinshi kigo kikamuka ikibatoro kimura bose aravuga n'imbwa ikikiriza oya imbwa ziramuka ntabwo imbwa zirarutana noneho uri imbwebwe ngendenze no kubikira ntabwo n'utungo gwe uri imbwebwe mani uri umutimbwe uri ukwiriza none ubwitene kubwiraga mani wowe ubuzima bwawe buri mu kiganza kimwe ntabwo ari bibiri ariko nubwo buri mu kiganza kimwe cyawe njye mfite ubwenge burenze uri imana bwanjye buri hejuru uri imana wowe nyine uri imana yonyine nawe ufite ubwenge bundenze ikintu kigira ubwenge kindenze kuri iyi si ni imana ariko abantu bararutana na satani oya muri filozofi abantu bararutana none se abantu bararutana ikintu kigira ubwenge kirenze ufite ubwenge njye nkaba mfite muri filozofi abantu bararutana undushiki muri filozofi undushiki turebe undushiki urusha ubwenge ngurusha nawe nk'ubuhezi none usi intambara ya kabiri y'isi igihe ari reka nkwibarize rata ku cyatumije ngera hano Miami bambwiye ko ufite impano idasanzwe ese impano idasanzwe ufite impano idasanzwe yo kuvuga ibijyanye n'iki njye mfite impano yo kuvuga ibintu bijyanye n'amakuru gusesengura no gukora amadokumenteri ibyegeranyo watangiye kwiyumvamo impano ryari wiyumvamo impano idasanzwe y'ubusesenguzi ryari natangiye kwiyumvamo impano idasanzwe y'ubusesenguzi muri 2016 niga mu kanisa nasesenguraga ngo Donald Trump azatungura natsinde uriya mugore Amerika itayoborwa n'umugore yego nuko abandi bavuga ko uriya mugore afite popirari nyinshi yo kuzatorwa igihe cy'amatora kibaye ibyo navugaga bihita biba Trump aratsinda muri make uri mu bintu none se Ali tutakuciye mu byo uvuga impano yawe ntabwo isanzwe y'ubusesenguzi hano Miami twahageze tuje gushaka amakuru twagusanganye na Butuyu mwari muri kuganira ku bihe business mwaganiraga kwa Kina Comedy nawe ukaba uvuga ibyo bintu by'amateka bya histoire wowe mwahuzaga gute nk'umuntu w'umunyamakuru uriya nk'umunyamakuru iyo turi kwiga ari byo bita psychology skills ni sociology ni uburyo ubana n'abantu bose niba ari umukomedi ukamenya uburyo wamwikarumaho kugira ngo mutarwana cyangwa mudashwana ushaka kugira ngo mukureho amakuru none se turukumva ko uburyo uri gutwaramo Butuyu ni uburyo nyine bwo kuba wamukuraho ibitekerezo cyangwa nawe akagukuraho ibitekerezo ese hano Miami ni ibyo gusa byari byakuzanye ese nta kindi kintu mwaganiragaho kirenze business ikintu cyari cyanzanye mbere na mbere kubera ko nari maze iminsi myinshi ndi mu kazi kamereye nabi gushaka amakuru hirya no hino agezweho ku isi yose nzenguruka isi yose ndaba rero reka nze nihembayo nakoreye abantu benshi barimo kunyandikira bavuga ko bakeneye iyo mpano yawe bavuga ko bafite amatsiko yo kumva impano yawe wabatereraho cyangwa se wabavugiraho muri makeya muri ayo makuru yawe cyangwa se muri documentary uba wateguye kuvuga muri makeya reka dutangire twongeye kubasuhuza inshuti muteze amatwi munakurikiranye umurongo wacu wa YouTube Mbonye Talent uyu ni umwanya w'ikiganiro inzu y'ubumenyi bw'isi mu nzu y'ubumenyi bw'isi yacu ya none turaganira ku mugabo bita Adolf Hitler
Adolf Hitler ni igihangange cyabayeho hagati y'1879 yitaba Imana mu 1945 intambara ya kabiri y'isi. Cyo yari afite imyaka 56 gusa y'amavuko. Adolf Hitler mu 1891 yigeze gukundana n'umukobwa w'umuyahudi aramukatira. Icyo nicyo cyatumye habaho intandaro yo kwanga abayahudi urunuka kugeza ubwo yakoraga jenoside y'abagore. Okay, asante sana. T-Boy. Okay, reka tubaze umusore bita Butuyu. Butuyu, wowe tugigusanga hano Miami, twagusanganye ni umuhungu bita T-Boy. Se mwari muri mu biki, mwari muri muzihe business zatumije ubona na T-Boy? Business za T-Boy kari izibikeri ya business naje. Ibikeri business. T-Boy urumva atari kukubeshera ko arambeshera uwo mujama man. Umujama arambeshera. Ntabwo burira ibikeri bivuga nijoro nta kindi. Business nazo mano ngo Hitler wowe ushaka kugera mu mitwasha. Muri makeya. Na uri kintu mvuga mu bintu nkora. Nane nahita nkukoma ngutwikanya. Hanyuma muri makeya T-Boy Butuyu. Muri makeya hano Miami twabasanze, ese bw'abanyamburage utubwire ikintu mwari mwaje gukora. Ikintu cyambere naje kwitekerezaho muri make ukuntu abamabuja banga kurira mu masane y'amasorori mazima bakayashyira mu tubata kamera nk'indabo. Yego, hari umuntu winjiye hano kuri YouTube bwa mbere akaba yarakanze subscribe akaba avuga ngo Butuyu ni muntu ki? Butuyu wakwiyibutsa wamwibutsaho gakeya mu kurikirana Butuyu, abantu bari kundeba ubona Butuyu njyewe Butuyu nyine muzi kuri TikTok umuvugizi w'abakozi bo mu rugo wababwira muri makeya none renge impamvu naje kwitekerezaho impamvu ukuntu bwonko bw'abamabuja n'ababosi bukora neza. Tugusanze hano Miami kabisa. Miami neza kuko mubibona. Naje kwitekerezaho ukuntu kurira mu masahani amwe ahoraho ariko mu nani mu mabati harimo amadongo amasorori ngo nayo abashyitsi bayamanurira abashyitsi baje ariko mwagiye mwerekana yo twayakoresha. Mukunda abashyitsi kurusha abana bacu. Wabahereza muri akapera muri ndumamagaye toka shitani zimya abazimu twaje wabahereza mu akapera nk'umuntu winjiye hano kuri Channel Mbonye Talent bwa mbere wamuhereza akapera kugira ngo abashe kumva impano yawe. Biroroshye cyane. Ndi mu kiganiro ndakuvugisha kirangiye. Ndi mu kiganiro sawa. Wamubwira kapera wa muntu kubonye hano bwa mbere kuri cyangwa se akaba ari bwo bwa mbere yakoze subscribers uyu munsi mwakabona mubwira kamuseta se wenda kamugire nk'umubosi wa buri mukundiba ako bosi kimwanga gutwara umukozi wanyarwaye kandi hano uciye uraca ku bitaro wareka ngo wapi ngo manzi tunganye imirimo kandi nubura kuri iyo mirimo kuko pe ariko ejo ukagumenya mu modoka yawe ariko ejo ukaza utwaye iyo mbwira utabana uwo mukozi urera abana bawe ngo basi niwumva ko uraza utwaye ngo umukozi ukamureka isiga yambwa irera abana nateke mese na koropi igira sibyo tubyumvikanaho mwa bosi muri kundeba baraba mabuje biri kuvuga ati ngo bazango ngamuzangonye nguti yazanye ngo kuza kubanza mbiya none suko irako niko gapera oya buno najaganyutse ibintu byo bahereza ka kapera bari basanzwe bakumenyereyeho agapera baraka heyi nakubura nukubakubura mukane subscribe cyangwa se mukane subscribe ama comment share cyangwa se makubura oya ni mukana ibyo bintu mubikwana ibyo biboro mani nubwo ibintu byakomeye ni mukana ibyo biboro nubwo nazi byari byo komeza ibyo byakubura nzaza mbakubura ikindi gihe ntabwo umunsi najya kufatanya n'abamabuja n'ababozi dufitanye defo ariko namwe ni mwangu bwanyu nzabakubura none nzabigenza ne nuko bamuje n'umuntu umeze ngo niba ari umufrizofi niba ari umunyamashuri nabibwira nge nabyo kuvuga afite uyu munsi uwo mufrizofi uwo makanzu Ali Butuyu ndabona yakwishimiye cyane. Okay, dusoza Butuyu ni ikihe wabwira abakunzi bawe?
icyo nabwira abakunzi banjye nakira umuntu mushyashya ngomba kumuhabya nkamucanaho umuriro akabimenyera. Icyo nababwira ni mukande subscribe kuri YouTube channel Mbonyi Talent. Ibintu byinshi byiza biri. Yego. Iki wabwira abakunzi bawe ku mpano yawe? Icyo nababwira nuko muri iyi minsi tubafite imizigo igiye gusohoka myinshi, ndi ku mazi neza kumwe n'abafana bari kureba utuntu duto nubwo ari duto, ariko nzaba ndi kuvuga uburyo Mabuja yasohokanye yajyana ku mazi Miami yijyana kwasama. Ura navuze mu muhogo haruma, ariko mugende nyine biri gutegurwa, biraje bisohoke bibasohokere. Muri kandi subscribe kugira ngo nyine ibintu bize bibasaba aho kujya kubishaka bizaze bibishakira. Yego. T-Boy, wowe ni igiki wabwira abakunzi bawe? mbere na mbere mbanje kubasuhuza mbifuriza amahoro y'Imana ati assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nge T-Boy ndababwira ko ibiganiro by'ubwenge ndabibahishiye cyane, mugende mukande subscribe nanjye mbagezeho amakuru y'ubwenge na shares byose kuri Mbonyi TV, Mbonyi Talent TV. Yeah man, asante sana. thank you very much everybody. Okay, ciao. asante. Mwari muri kumwe na Muhilo, turabashimiye cyane.